Ntacyo karibu dushaka amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi ntibizavaho n'ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Shalom shalom, nongeye kubashimira mwese mudukurikira. Wowe ufunguye kino kiganiro mbaje kugushimira ngusaba umugisha ku Mana. Ni Jackie Flower muri kumwe. Rero ndagushima wowe wakoze subscribe, nawe utarayikora nkubitsa ko wayikora, ukibuka like, share ndetse na comment, ndetse hasi harimo nimero ya telefone watubonaho. Rero nkuko buri munsi tubazaniye abantu batandukanye, uyu munsi hari umutumirwa twabazaniye, umwana muto w'umujene ndamwizewe umwana muto ariko muraje mumubone, w'umujene w'umukristo ufite impano ikomeye ndetse itangaje. Abantu benshi bazi ngo ni impano y'abantu bakuru bakuze, ariko umwana nk'uyu nguyu kubona akora, oya reka ndeke nako kumuvuga byihuse. Reka tumuhe ikaze atangira twibwira. Ni karibu muri studio zacu. Murakoze cyane. Watangira wibwira abantu badukurikiye. Mbanje kubashimira kubw'ikaze mu mpaye. Amazina yanjye nitwa Joshua Ishimwe, nkaba ndi umusore ushima Imana w'umukristo, nkaba ndi n'umuririmbyi mu njyana ya gakondo. Wow, no umusore ushima Imana kandi w'umukristo ukora injyana ya gakondo. Mbere ya byose reka twiragize Imana, dutangire dusenga kugira ngo Imana ize ibe hagati yacu. Uwiteka Mana nziza, twongeye gushima, turaguhimbaje, twongeye gushima rata kubw'ubuntu watugiriye uyu munsi wa none, ubwo wemeye ko twaba turi hano hantu nge na Joshua, ntago ari kubw'impanuka, ni kubw'umugambi wawe ko uzi ko isa nk'ingiyi itariki nk'ingi tuba turi hano muri kino kiganiro kuri Shiro TV. Ndetse dusengeye abanyarwanda bose badukurikiye, udukurikiye wese tumusaba umugisha utagabanyije, udahwema kubana natwe, akifuza kumva byinshi. N'ukuri data duha Mwami Imana, kubaha Mwami ibitunga ubugingo ndetse n'umubiri. N'ukuri Uwiteka komeza uganze kandi ukomeze utegeke, ndetse twese ikintu tugiye gukora nguze ubane natwe, byose ni mu izina rye tubyizeye, amen. Josh, umeze neza? Yego, umeze neza. Urashima Imana cyane. Watubwiye ni umukristo, urakijijwe, ese usengera muri itorero? Nsengera mu itorero rya ADPR, nkaba ariho nakiriye agakiza. Yego. Wakiriye agakiza ryari? 2014. 2014. Nibwo nabatijwe, ariko urumva nawe nakuze ariho nsengera, noneho mfata umwanzuro 2014 aba aribwo mbona kubatizwa. Urakijijwe? Ndakijijwe. Ese wakijijwe iki Joshua? Nakijijwe mu kwemera umwami wacu Yesu Kristo, no kureka utuntu tumwe na tumwe twatandukanyanaga nawe. Twese twagutandukanyaga, twatumye utureka ugafata umwanzuro. Ni icyemezo gikomeye, ntabwo gipfa gufatwa na buri wese. Icyo cyemezo wagifashe ute? N'utuye tuntu twagutandukanyije na hahandi wari uri kwemera kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Mbere yuko wenda navuga yuko mwemera, n'undi naramwemeraga, ariko hari ibyo umuntu aba agenderamo navuga bitari iby'umukristo. Urugero, ugasanga ni wa mwana ushobora kuba yasuzugura umubyeyi, akarwana, utuntu nk'utwo ngutwo. Nta bindi birenze byaba byarabaye, ariko n'ibyo ngibyo nabyara ukuntu bituma Yesu atakwishimira. Wararwanaga kera? Ntabwo narwanaga, ariko nyine hari ukuntu nabaga ndi, wagiraga umuji, ibintu nk'ibyo ngibyo bigatuma Yesu atanyishimira. Ariko nkigarura vuba, nkamumenya gusaba imbabazi, noneho mbatijwe rero nza kubireka. Mbese uza kubitandukana nabyo? Ntandukana nabyo. Icyo cyemezo kirakomeye. Hari n'umuntu ugifata ariko ya kamere to mu muntu ikanga. Urebye ntabwo ari kamere komuteri, ariko nyine hari ukuntu bitewe n'ikigare umuntu aba agenderamo cy'abana bafite karagiteri zitandukanye, ugasanga nawe hari ukuntu ugiye gusa nka bukuntu, ariko iyo wamaze kumenya uwo ukorera ukamenya uwo uriwe,
akenshi urabazana, iyo byanze urabahunga kugira ngo bitazatuma ugaruka muri bya bindi waba waranze. Wow. Yego. Joshua afite amagambo akomeye kandi y'ubwenge. Wenda reka abadukurikiye ugire wenda nk'indirimbo, bashobora kubona ufite gitari akavuga ese Joshua aririmba gute, wenda hari indirimbo imwe yatunyirizaho. Ni karibu. Umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho, wambereye umucunguzi, njye nkwisi byawe nishime, singize Yesu wanyogeje ibyaha, anyigisha iby'inzira ye, ngo nsenge nshime nezerwe, singize Yesu wanyogeje ibyaha, warangije kundokora, nduwawe nawe uri uwanjye, iryo jwi ryawe ryinginga, naburane kuryitaho, singize Yesu wanyogeje ibyaha, anyigisha iby'inzira ye, ngo nsenge nshime nezerwe, singize Yesu wanyogeje ibyaha. Wow. Iyo ni still idasanzwe iyo njyana. Ese Joshua, tutarajya kure, wenda iyo njyana yaje gute kugira ngo wumve ko ushobora gukora gakondo mu myaka yawe? Abantu benshi bamenyereye ngo gakondo ni abantu bakuze, wowe byaje gute? Icya mbere ni uko gakondo yaje kuko ndi umunyarwanda, ni injyana y'abanyarwanda. Nkiri mutoya rero nakundaga kumva indirimbo z'abantu bakuru nyine za gakondo, nkaba so inspired nazo cyane, nkumva ziri kunyinspira, ariko nari nkiri muto, ntabwo nari nakamenya ngo nakora bino bintu eske byakunda. Uko nagendaga rero nkura, niko byakomeje kunjyamo cyane, ariko nza kureba nsanga muri gospel ya hano mu Rwanda, nsanga abantu babikora ni hafi ya ntabo. Barahari, turanabashimira ababikora, ariko ntabwo turaba benshi nk'uko abantu bitabira ikizungu cyane. Bituma ngira umuhate wo kubyiga cyane. Imana imuza n'abantu b'abanyamugisha bitwa ba Evangenzi, barayikora cyane iyo njyana. Baramfasha cyane kugira ngo ndusheho kuyimenya. Bituma nanjye rero ngira wa muhate wo kuza akaba ariyo nkora. Nayitekerejeho kuko icyambere nuko ari injyana yacu, nkatwe nk'abanyarwanda tuba dufite kuzamura umuco wacu. N'izindi narazikoze ndanazikora, ariko na focusinze kuri gakondo kuko mbona ko ari yisa nkaho ifite weakness, kugira ngo turusheho kuyizamura muri gospel. Okay. Uratubwiye Evangenzi, tumumenyere muri gospel. Niwe muntu wenda waba ufatiraho nk'icyitegererezo, umuntu ushobora kuvuga ati bitewe n'umuntu nabonye hari ba Masamba, ba Jules Sentore, ese abo bose hari ukuntu mufitanye connection nk'abantu baririmba style imwe? Mu by'ukuri abantu ufatiraho icyitegererezo ni benshi, sibyo no muri gakondo hari n'abagospel benshi twagiye dukorana, abitwa ba Papi Clever, Aime Patrick, Bosco Nshuti, Aime, ni benshi cyane twagiye dukorana kandi bambereye abanyamugisha, mbafataho nk'icyitegererezo, kandi abo bari Imana ibaha umugisha, bambereye abanyamumaro mu gihe nari mbakeneye, n'ubu ndacyabakenera cyane, ntako batagira ngo bangire inama, bambe hafi. Muri iyi njyana rero ndimo ya gakondo, nagiriwe umugisha cyane nyine wo kumenyana na Ngenzi. Evangenzi rero afite connection, yakoresheje concert yabaye umwaka ushize,
nagizemo amahirwe yo kwiririmbamo nkanjye ku giti cyanjye nubwo bwose nari nagatangira career yari ukugira ngo yerekane impano ziri mu bantu bakiri batoya bashobora kuririmba injyana ya gakondo. Iyo concert rero niyo nagiriyemo umugisha mumenyeramo na ba Jules Sentore na ba Masamba nabo kandi babonye yuko hari impano zikiri ntoya zikeneye kuzamuka kugira ngo turusheho kuzamura umuco wacu ariko by'umwihariko njye nkabikora mu njyana yo guhimbaza Imana no kwiramya umukristo. Wenda Joshua, wenda iyi mpano tureke gakondo, ubundi iyi mpano yaje gute mu muryango wanyu? Hari abaza akatubwira ati papa wanjye cyangwa famiye harimo abantu baririmba, mbese impano ni umuryango we, impano yaba ari we ku giti cyawe cyangwa muri famiye irimo? Cyambere navuga nuko ndivukana uri ikinege cyavuga ikinege. Yego. So rero mu muryango w'iwacu nta muntu uririmba nta muntu waririmbye rwose nzi baririmba biraho nyine bisanzwe, ibintu wakunze bikuba mu buryo ahubwo nyine ni kwa kuntu nyine Imana ihereza umuntu nyine gutyo. Hanyuma ndabyibuka nkiri mutoya, nari mfite nk'imyaka mike cyane menya nk'umunani, Imana yasanze mama inyuze mu mukozi w'Imana imubwira yuko azabyara umwana w'umuhungu. Yari yarambyaye deja, imubwira ko yamuhaye umwana w'umuhungu uririmba. Ukibaza eske icyo gihe ko nanganaga ntago nari nakamenya ibyo kuririmba ibyo ari byo, sinari nzi iyo bijya niyo bigana, ariko Imana yari yaranshizemo icyo kintu muri njyewe. Imubwira ko ibona nicaye ahantu ngo abantu benshi b'abanyamahanga. Ndiyo ufite imyaka ingahe nimba byibuka wenda? Nari imyaka 8, yaraje abitubwira binguma mu mutwe, ariko nanjye sinabisobanukirwa ko naririmbaga muri Sunday school bisanzwe, ariko ntazi yuko nanjye icyo kintu kizaguka bigeze hano. Ubu rero iyo mbona ibintu biri kugenda biba, mbona uko nagiye nkura binjyamo bikanjyamo cyane, kandi atari uko mu rugo hari umuntu unyaspira cyane, nabonye ko ari ikintu Imana yashize muri njyewe kugira ngo kizahezagize ahantu henshi. Imana yacu iratangaje, ibyo Imana ivuze biraba, nubwo byatinda burya birasohora. Kuko icyo gihe wabyumvaga ukabikerensa ukumva ntago biha agaciro ukafashyira, kandi uko numva wenda wanakoze ukina foot, ukunda foot cyane rwose. Nta umwana w'umusore utarakinnye football. Ntago wigeze utekereza mbese ko Joshua uyu munsi mbese byaba bimeze uko? Oya, ntabwo nabitekereza. Hari indirimbo yawe rero wakoze nk'uko twabivuze gukora injyana ya gakondo yo mu gitabo. Ese iriya ndirimbo gute ariyo watoranyije? Watubwiye ko hari n'izindi ndirimbo ufite wenda muri studio, ariko niyo ndirimbo tumaze kubona kuri social media, wenda ariyo wabanje gusohora video yayo ndetse na audio yayo ndumva biri hanze. Iriya ndirimbo gute watekereje kuba wayikora? Kuko hari abantu bayikundaga, turimba mu masengero atandukanye, mu macaci yacu, mu ma worship team, makorali benshi bararirimba. Gute wumvisha ariyo wakora muri iriya njyana? Mu by'ukuri iyi ndirimbo ni indirimbo nkunda mu ndirimbo zo mu gitabo, kandi ni indirimbo navuga ishishikariza abantu kubabwira ko Yesu tumukunda. Kubera ko akenshi hari igihe tujya gusenga, tukajya gusenga dufite ibyifuzo bitandukanye. Mana umpereza umugati w'abana, Mana umpereza ubwenge ku banyeshuri, Mana umpa akazi ku badafite akazi, ariko tukirengagiza kubwira Yesu ko tumukunda. Burya rero mbere yuko ujya no kwaka umuntu ikintu, uba ugomba kubanza kumwereka urukundo. Iyi rero iyi ndirimbo ni ya ndirimbo ibishishikariza abantu, ibwira abantu yuko Yesu tumukunda. Nubwo bwose tugira icyo tuyisaba nayo ikakiduha kuko idukunda, ariko natwe turayikunda. Niyo ndirimbo yo gutomora Yesu, tumubwire ko tumukunda, ku byo yadukoreye no kuzadukorera. Niyo mpamvu rero umuntu ashaka kuba yatomagiza umuntu mugana akamutera ibitoma, ibyo twita ibitoma, ngo ndagukunda mwiza, kuki mugani tutabwira Yesu ko tumukunda kandi ari we koko ukwiriye urwo rukundo nyarukundo? Yego. Reka wenda Joshua tumuha umwanya iyo ndirimbo ayitunyurizeho, wenda nanababwira ko muri wikurikira nigeze ngukunda
Wow. Yesu ndagukunda cyane ni ukuri nawe nagushishikariza ko iyo ndirimbo wajya uririmbaho kugira ngo ushobora kuririmbira umukunzi wawe indirimbo nk'uko Joshua yabivuze ukamutera imitoma ariko Yesu niwe tugomba nyine kuba twaha bwa mbere na mbere yo kuba duha abakunzi bacu imitoma Yesu wenyine tugomba kubanza kuyiha ese wenda Joshua ushobora kuba wakora urumva gakondo hari abandi bahanzi tubona bakora izo style ariko ntibazikoreye muri gospel ese ushobora kuba wakora indirimbo ya magambo uririmbira umukunzi wawe uririmbira umubyeyi wawe iyo ndirimbo ushobora kuba wayikora wenda nk'umukristo I don't think so ariko byanashoboka bitewe n'ubutumwa nshaka gutanga ubwo aribwo yego tukiri aho se wenda wakorana collab n'umuntu uririmba secular ariko akaba yakuvuga ati nabonye ufite iriya style ukoramo ndayikunda ndumva nshaka ko twakorana collab ese ushobora kuba wamuha collab nayisengera nkabanza nkabaza Imana uwo ari we wese niyo aba asanzwe akora gospel numva nabanza nkabisengera kuko ntabwo twiyobora ariko Imana ishobora kunyereka ko inshyigikiye n'umuntu ukora gospel akwatse collab wabanza mbere yo kugira umusubizi wabanza ukabisengera yego izo ni principe buri muhanzi bafite principe ziwe wenda se njyana ukoramo cyangwa uyu muziki winjiyemo tukumenyera amakonseri atandukanye aho wagiye ufasha aba Big Clever nkuko bivuze ba Aimé ba Bosco ba René Patrick wenda wowe ukubwawe we waje mu muziki urumva ushaka kubikora mu buhe buryo ese bwa business cyangwa bwo gushyira impano yawe hanze ni ubuhe buryo wumva ushaka kubikora uburyo bwa mbere ni ukugira ngo duhereze abantu ubutumwa bwiza tunyujije mu ndirimbo nyine za gospel zo gutanga ubutumwa bwiza buhembura imitima yabo buhembura ubugingo bwacu ikindi cya kabiri Imana ibimereyemo umugisha ntabwo byangwa nabi ndi kuvuga mu buryo bufatika ntabwo byangwa nabi ariko numva sicyo nshize imbere cyane icyo nshize imbere cyane no gutanga ubutumwa yego hari bagenzi bawe bandi bagizamuka bagitangira kandi bafite impano nabo hari abuzi hari abujya ubona ese ubona bakirwa gute mu bo baje basanga wowe wenda wagiye uba mu bantu baririmba mwarabanaga kenshi ariko nka bagenzi bawe hari abujya ubona wenda bafite indirimbo nziza bafite amajwi mbese bafite ubuhanga ese ubona bo ari iki gituma wenda batazamuka ngo babe bamenyekana ntago nabimenya ariko buriya gihe cyo kitaragera yego nese ubona bakirwa gute muri bagenzi banyu wenda ubona baje basanga nk'umuntu mushyashya ugitangira kuririmba ubona yakirwa gute muri societe y'abandi bahanzi afukaweswe ko dukora indirimbo zimbaza Imana tumwakira neza cyane kuko abatuzaniye ubutumwa bwunganira bw'abandi baba baratanze kuri kote yanjye mwakira neza cyane nkanamusengera kugira ngo Imana ikomeze imuzamure kandi hagize n'abishobora bajya bamusabira bakamutera inkunga y'amasengesho ndetse no kumufasha gusharinga ibintu byiwe yego watubwiye ko Yves Ngenzi yagufashije kubera impano yabonye ufite ese uyu munsi Joshua ubonye hari nk'umwana ufite iyo mpano nawe ufite gakondo muri we wabasha kumusapotinga ukamuzamura nkuko nawe wafashijwe icyambere cyo nuko nanjye mfite abantu bamfasha nagira ngo nshimire ahubwo abitwa ba Brice na Boris bajya bumva ndakeka yego bafite studio yego bafite studio ikomeye cyane ni nabo bagufasha bagutunganyije nibo bamfasha yego na Madame wa Boris ndabashimira cyane Imana ibaha umugisha mwinshi njyewe rero ubu ngubu support naho uwo muntu ya mbere namusengera ngize n'ikindi cyose nabasha kuba namufasha nabikora yego wenda watubwiye ko hari izindi ndirimbo ufite muri studio wenda zitarasohoka sinzi nimba waha abakunzi bawe bakurikiye akapera izuba hishiye turi kugana ku musozo icyambere navuga nuko indirimbo nyinshi ndi gukora harimo izanjye hakabamo n'inyinshi zo mu gitabo turimo turakora mu njyana ya gakondo kubera ko nsanzwe ndi umutaramyi njya nkorera mu makwe tukabaririmbira gospel ya gakondo ubwo ndi kuba mu madote
rero abenshi twagiye tubona dusanga bakunda injyana ya gakondo ariko nuko batabonye abantu bayikora cyane ngo babishyiremo imbaraga kugira ngo bibashe kugera kure. So turimo turakora izi ndirimbo za gospel mu njyana ya gakondo, harimo n'izanjye ariko muri iyi ngiye kubasharinga rero n'indirimbo isanzwe izwi ariko nayo iri mu njyana ya gakondo. Reka ndirimbe. Nayo ikizungu se ufite? Ikizungu yanjye Yego. iyo ntabwo ndayikora. Yego. Nta kibazo. Yego ariko hari iz'abandi nazo Ntacyo karibu dushaka. Amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi ntibizavaho n'ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Jya ukora nk'Aburahamu ubura amaso yawe, bari inyenyeri wizeye amasezerano ye. Isi ntibizavaho n'ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizavaho n'ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Uwizera azabona ayo masezerano. Murumva ijwi ryiza mbese Joshua uririmba neza. Murakoze cyane. Ni ukuri kandi Imana ikomeze guha umugisha. Amen. Tumenyere ko abantu benshi bakora gakondo baba bari n'intore. Yego. Ese wowe waba uzi no gutega amaboko? Wabigeze ubyina? Yego narabigerageje ko nakubwiye ko hari umuntu ufashe yitwa Ivangenzi, ni intore cyane rero. Niwe uri kugenda ubimfasha ubinyigisha no kubyina. Yego. Nugutumira hano muri studio zacu ubundi tugatarama cyane tugatarama. None tuzamugarura, Joshua tuzamugarura. Indirimbo zose zageze hanze ubundi dutarame dukora igitaramo. Ababyeyi bacu ba kera no kuri bongere babone ko wa mwimerere w'injyana ya kera muri gakondo no mu ndirimbo z'Imana ushobora kuba wajya. Wenda n'ubuhe butumwa nihe message waha abantu bose bakora gakondo? Message ya mbere nabaha ni ukubashimira, bagize neza guhitamo injyana ya gakondo, injyana y'umuco w'Abanyarwanda. Indi message ni ukudacika intege, kudacika intege, gukora gusharinga abantu ibyo bafite badacitse intege. Ikindi Imana ibaha umugisha. Muri rusange gospel yose nihe message wabagenera abahanzi bose urabazi n'abakizamuka? Message ya mbere of course no kubasabira umugisha w'Imana kuko bahisemo injyana ya gospel yo guhimbaza Imana no kuyiramya. Hanyuma ikindi nababwira nuko bakomeza gufasha abantu nkatwe tukizamuka. Turacyari bashyashya, tuvuga yuko ari bakuru bacu, badufashe batugire inama, barushaho kudusengera. Yego. Joshua, niki wenda wakurikiye ibiganiro byinshi bya Shiro TV, nihe message wenda waha abandi bataraza, wabonye gute Shiro TV ubwawe na message wagenera abayobozi bose? Yego, icyambere Shiro TV ndabashimiye cyane, mukora ibikorwa bidasanzwe byo gushyigikira abakozi b'Imana n'abandi bantu bafite impano, mukadufasha tukazamuka. Imana ibaha umugisha mwinshi kandi bateze imbere. Abantu bakurikiye Shiro TV, cyambere ndabashimiye, Yesu abaha umugisha cyane aho muri gukurikirana. Mwibuke gukora subscribe kuri Shiro TV, mukore share na comment, ni inkunga idasanzwe. Ikindi nanjye mfite YouTube channel yanjye yitwa Josh Ishimwe. Mumfashe gusharinga indirimbo nabasangije Yesu ndagukunda. Mukore subscribe, comment, share, muyisangize n'abandi.
tubwira Yesu ko tumukunda. Wow. Yesu abaho umugisha mwinshi. wenda watanga nimero de telefone, hari abantu bakwifuza bataba kuri izo mbuga nkoranyambaga, Yego. kifuza uburyo bakubonamo, wabaha nimero de telefone. Nimero nkoresha ni 078 Mm. 214 326. bayisubiramo. Nakoresha indimi z'amahanga nazo. nta Sinzi. kibazo. Okay, ni 078 2147 326. Wow. 078 21 47 326. Wow. Instagram ninde? Josh Ishimwe. Josh. Na Twitter ni Josh Ishimwe, na Facebook ni Josh Ishimwe. Reka dushimire wenda Joshua mu kanya aho ari bunasoza dusengera, aho mbone kubashimira mwese twabanye. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi ntimugahweme kubana natwe kuri Shilo TV, turabakunda cyane. Twasoza wenda tubasabira umugisha mwe mwabanye natwe. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Imana ibahe umugisha. Turagushimiye mwami Imana ko wabanye natwe. Turagushimiye ko wadufashije mu kiganiro twagize, ukabana natwe ukatwigaragariza. Tugushimiye ko wemeye ko uyu murimo ari wo twebwe tuwujyamo, ukawutangiza muri twebwe kugira ngo tuwusangize abantu bawe aho bari hose hatandukanye. Turakwinginga kugira ngo ukomeze uwagure kandi nabo aho bari bibafashe, bihembure ubugingo bwabo, bihembure imitima yabo, barushaho kukwegera no kugukunda, kandi ubuntu bwawe ntibukabure kudusakaraho. Urakoze kubyumvisha kandi ukabikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu twizeye. Amen.